Suje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Ndakwifuriza ibihe byiza mu mpera z'uyu mwaka 2021 ndetse no gutangira umwaka 2022 neza. Ufite ubutumwa uvuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Zaburi ya 91 umurongo wa mbere. Muri urwo rwego nkurarikira isaha imwe yo gusenga, nibura isaha imwe yo gusenga ku manywa cyangwa se nijoro, iminsi 40 y'amasengesho. Uhamagara gusenga no kumva ijambo ry'Imana buri munsi, nubwo uko iminsi igenda ishira, uko iminsi igenda itambuka, ariko abantu batakariza Imana icyizere kuko batarimo kubona ibyo bifuza muri iki gihe. Nyamara ijambo rigaragaza ko intwaro yo gusenga yakoreshejwe n'abatubanjirije n'ubu kandi ikora neza cyane. Ni ugusenga ubudasiba, iyo ntwaro ikora neza cyane. Pawulo ahugura Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere 5:17 yarababwiye ngo musenge ubudasiba cyangwa se dusenge ubudatuza. N'uyu munsi ubu butumwa nubwo bumaze igihe kirekire buracyari ubwacu, kuko nahisemo kugira inama yo gusenga isaha imwe buri munsi ku manywa cyangwa se nijoro, mu ntego ivuga ngo dusoze umwaka dutangire undi dusenga kandi tutarambirwa, tuzasubizwa. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 18 umurongo wa mbere kugera ku wa 8, hari ijambo rikomeye cyane Yesu yabwiye abigishwa be n'abari bamukurikiye. Biravuga ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhisha, ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zihitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Yesu yashakaga kwereka abantu ibanga ryo gusubizwa. Gutitiriza harimo ibanga ryo gusubizwa. Aburahamu yashubijwe hashize imyaka myinshi. Isaka yashubijwe hashize imyaka 20. Hana yashubijwe hashize imyaka tutazi. Ikigaragara ni uko ibyitegererezo abantu tureberaho basenze, bategereje, batitirije kandi igihe kitari gito. Daniyeli yashubijwe hashize iminsi 21 asenga. Umwami wacu Yesu tureberaho yajyanywe n'umwuka mu butayu amara iminsi 40 asenga. Mose umuntu w'Imana, icyitegererezo mubo mu isezerano rya kera, yasenze iminsi 40 inshuro 3, ibika bigera kuri 3. Abantu benshi tureberaho dutangaho ingero muri Bibiliya bagize igihe cyo gutegereza Imana no kuyititiriza. Twe rero turi gusenga umunsi umwe, 2, 3, umwaka umwe, 2, 3, tugahita dusubika amasengesho. Naho ngaho dutandukanye n'abatubanjirije. Birashoboka ko ibisubizo byacu biza bigasanga tutakiri mu mwanya wo gusenga. Ndakwingingira kuba imbere y'Imana kandi ndakugira inama yo gufatikanya natwe mu isaha imwe yo gusenga. Ushobora gufatanya natwe buri gicuku 8:30 kugera 9:30. Ushobora gusenga isaha imwe ubyutse mbere yo kujya mu kazi. Ushobora gusenga isaha imwe saa 6 mu gihe cy'akaruhuko. Ushobora gusenga isaha imwe nimugoroba uvuye ku kazi. Ushobora gusenga isaha imwe nimugoroba ugiye kuryama. Icy'ingenzi ni ukugira isaha imwe yo kuba imbere y'Imana no gusenga. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko dukwiye kuba maso
ndetse no gusenga. Umwami Yesu yabwiye abigishwa be abagaya umusozi wa Elayono mu gashyamba k'i Getsimani, arababwira ngo ese ngo ntimubashije kubana amaso nanjye n'isaha imwe? Koko bitunanire no gusenga isaha imwe? Biradukwiriye ko dufata umwanya wo kwinginga Imana no gusenga muri ibi bihe. Imana yacu tugire neza cyane. Nahisemo kukugira inama yo gusenga, ariko kandi nanone muri iyi gahunda y'amasengesho tuzasengera ibyifuzo byinshi bikubiye mu byifuzo 4 twahiniyemo mu ngingo enye. Tuzasengera abarwayi, dusengere igihugu, dusengere itorero, ndetse dusengere n'ibyifuzo byihariye. Indwara zitandukanye, kanseri, diyabete, hypertension, ibibazo bisanzwe mu gihugu. Tuzasaba Imana nyir'ijuru n'isi kuturinda ibiza n'izindi ngorane. Tuzasaba itorero ububyutse, tuzasengera abasubiye inyuma, tuzasengera umurimo w'Imana mu ngeri zitandukanye, tuzasengera abashomeri, tuzasengera abatagira aho baba. Tuzagira umwanya uhagije wo gusenga kandi buri munsi. Imana yacu tugire neza cyane. Ushobora kudukurikira ukoresheje YouTube channel, ushobora kudukurikira ukoresheje WhatsApp group, ushobora kudukurikira kuri Facebook. Icy'ingenzi ni uko ufata umwanya wo kuba imbere y'Imana ugasenga. Ndakugira inama yo gusoza umwaka usenga no gutangira undi mwaka usenga. Ndakugira inama yo kutarambirwa, ndakugira inama yo guhozaho amasengesho. Muri amasengesho tuziga ijambo ry'Imana, turi mu byumweru byo kwitegura umunsi mukuru wa Noheli. Birakwiye ko dusobanukirwa Yesu ari we, birakwiye ko dusobanukirwa Noheli icyo ari cyo n'icyo bivuze ku buzima bw'umukristo. Nubana natwe muri uwo mwanya wo gusenga ntabwo uzahomba, uzunguka ijambo ry'Imana kandi ibyifuzo uzashyira imbere y'Uwiteka Imana isumba byose iri mu ijuru. Wizere udashidikanya, kuko Imana igambiriye ibyiza, ariko Satani agambiriye kuburizamo imigambi yose myiza Imana igufiteho. Nutaba amaso ngo usenge, hari ibizaburiramo, kuko mu isi ubushake bw'Imana bubaho iyo tuwusengeye. Imana yacu itugire neza, igufashe nanjye ifashe, tube muri uyu mwanya mwiza wo gusenga Imana. Reka twongere twinginge Uwiteka, musabe kuzadushoboza. Imana yacu, dutangiye urugendo rurerure rw'amasengesho kugira ngo dusunike kandi dutsimbure umwanzi. Turakwinginze kugira ngo ushoboze umuntu wese uzafata icyemezo cyo kuba natwe muri umwanya wo gusenga, uzamushoboze. Ukuboko kwawe kwiza ku buryo kubana natwe, uzatwumve mu byifuzo bitandukanye tuzasengera. Tuzasengera abarwayi, tuzasengera igihugu, tuzasengera itorero, tuzasengera ibyifuzo by'abantu bitandukanye. Uwiteka Imana isumba byose iri mu ijuru, turakwinginze kugira ngo uzabane natwe. Aho icyo ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, ishimwe n'icyubahiro byawe mu izina rya Yesu. Amen.